Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Abayahudi bongera gufata amabuye yo kumutera. Nibwo Yesu ababwiye ati naberetse ibikorwa byiza byinshi bituruka kuri Data, none muri ibyo bikorwa icyo munterera amabuye ni ikihe? Abayahudi baramusubiza bati si igikorwa cyiza gituma tugutera amabuye, turakuziza igitutsi ututsi Imana kuko uri umuntu maze ukigira Imana. Yesu arabasubiza ati mu mategeko yanyu ntihanditse ngo naravuze nti muri Imana? Ubwo amategeko yita Imana ababwiwe ijambo ry'Imana kandi byanditswe bidashobora kuvuguruzwa, mushobora mute kubwira uwo Data yatagatifuje akamutuma munsi ngo uratuka Imana ari uko ngize nti ndi umwana w'Imana? Niba koko ndakora ibikorwa bya Data nimureke kunyemera, ariko niba mbikora maze mukanga kunyemera nimwemere byibura ibikorwa nkora kugira ngo mumenye kandi mwemere ko Data andimo nanjye nkaba muri Data. Nuko bongera gushaka kumufata abaca mu myanya y'intoki, asubira hakurya ya Yorodani aho Yohani yajyaga abatiriza mbere agumayo. Abantu benshi barahamusanga bavuga bati nta gitangaza na kimwe Yohani yigeze akora, ariko ibyo yamuvuzeho byari ukuri. Abari aho benshi baramwemera. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Umuryango w'Imana, kubera ko dukoza imitwe y'intoki ku rupfu, urupfu rwuvuga ati murampora iki, gusa natakamba ati murampora iki. Mucyo tuzirikane aya masomo atagatifu yo kuri wa gatanu n'ubundi tumenyereye kuzirikana ububabare bwa Nyagasani Yesu Kristo, none tukaba tugeze hafi ku cyumweru gitagatifu, hasigaye iminsi 2 gusa. Noneho mucyo tuzirikana aya masomo atagatifu kuri ubu buryo. Rwose munyemerere imitima yanyu ijye muri iyo context y'ububabare n'urupfu rwa Nyagasani Yesu Kristo byegereje, biri hafi, dukozaho imitwe y'intoki, kuko urupfu rwa Kristo rwegereje, icyumweru gitagatifu cyadusatiriye, kuko benda kumubamba ku musaraba, kuko ishyari riri kubasya maze bakamuhekenya amenyo. None uyu munsi bakaba bashatse kumutera amabuye, kumwicisha amabuye nka wa mugore wari wafashwe mpiri cyangwa waguye gitumo asambana. Nyamara nabo mutima mwiza bati rwose na Yohani ntiyakoze ibitangaza nk'ibi, kandi nibyo yamuvuzeho ni ukuri, maze abenshi bakamwemera nubwo hari abantu bahamangiye umutima baricyo. Mucyo rero tuzirikane kuri ubu buryo. Natangariye cyane iki kiganiro Yesu agirana n'aba bantu bashaka kumwica. Iki kiganiro kiratangaje rwose. Murampora iki? Muranziza iki? Bikatwibutsa ya magambo tuzirikana mu byanditswe bitagatifu ndetse no mu ndirimbo, ngo muryango wanjye nagutwaye iki?
cyo nakubabajeho ni ikihe? Ngabo nsubiza. Akarondora ibyiza byose yakoreye, ndavuga Uhoraho yakoreye umuryango we. Ati none muramwora iki? Muranziza iki? Ndifuza ko rero umuryango w'Imana ari mwebwe muri ingoro ntagatifu ya Regina Pacis, ari abadukurikiye kuri televiziyo, ari namwe mudukurikiye kuri radio, kuko bose bari gutambutsa iyi misa ntagatifu. Ndifuza ko tuzirikana kuri ubu buryo iki kiganiro cyuzuye ubwitonzi. Mbega ubwitonzi bw'Imana! Iki kiganiro gishobora kuva gusa mu rukundo. Mu rugo nimutangira kuganira, mwishaka imituze ngiringiri, mwishaka mu urukundo nkuru nguru, kuko hatari urukundo ntabwo ikiganiro nk'iki giki cyaza. Ikiganiro kiratangaje rwose, Imana irihangana. Ababyeyi n'abana tuvuga ngo b'iki gihe n'urubyiruko rw'iki gihe, mwuze kumva neza iki kiganiro uko giteye. Abakoresha n'abarezi muze kongera kuzirikana uko iki kiganiro giteye. Ni ikiganiro rwose cyuje urukundo, cyangwa se mu ngo z'abihaye Imana, mu maparuwasi atandukanye n'amatsinda asenga, muri za korali, muze kuzirikana kuri iki kiganiro, kuri metodoloji ya Yezu Kristo. Imana ituyoborana urukundo. Imana ituyoboranye urukundo. Imana yituze. Imana itwereka ko imyitwarire yacu ibusanyije n'ibikwiye. Rwose iyi leadership ya Nyagasani Yezu Kristo iratangaje. Muri iyi minsi mwumvise padiri abibutsa ati isi ntizakizwa n'ababamba abandi ku musaraba, ahubwo izakizwa n'uwabambwe kuri uwo musaraba, kandi n'abemera kugenza nkawe. Kuko abantu batekereza ko uburyo bwa Nyagasani, ikiganiro nk'iki giki cya Nyagasani Yezu Kristo cyuzuye irituze n'urukundo. Ati murampora iki? Muranziza iki? Ko icyo kiganiro cyufite ububasha n'abadafite ububasha, mu by'ukuri Imana yaba isa naho iri gutigi ko ibyo bintu bitari efficace, ko iyo leadership itari efficace. Ndabasabye rwose muryango w'Imana muze kuzirikana kuri iki kiganiro Nyagasani agirana n'abantu bashaka kumwica, afiteho ububasha. Uwo mubyeyi uko aganira n'urubyiruko, uko aganira n'abana be, abo bashakanye, narondoye ingeri zose tugomba kuzirikana iki kiganiro cya Nyagasani Yezu Kristo. Rwose murashakaho iki? Murampora iki? Icyo nakubajeho ni ikihe muryango wanjye? Padiri Theodosi yahimbye akaririmbo ngo unyoboza ubwiyoroshye. Murakazi? Kristo Yezu akozwe. Murakazi? Unyoboza ubwiyoroshye. Ndori ndeba ntinkangaranye, ntushaka ko nkangaranya afite. Unyoboza ubwiyoroshye kugira ngo tugire amahoro mu ngo zacu, kugira ngo tugire amahoro mu gihugu cyacu, mu isi yacu, nuko twibuka ko uburyo bwa Nyagasani ari efficace. Isi ntizigera ikizwa n'abantu babamba abandi, izakizwa gusa n'uwabambwe, izakizwa gusa n'abemera kubambwa. Kandi ibyo ngibyo bigomba kugera rwose mu misokoro yacu, tukabizirikana. Ayo ni amagambo yohoze ari intumwa ya Papa muri iki gihugu cyacu, Luciano Russo, igihe Karidinali ubungubu yagirwaga arikiepiskopi wa Kigali hariya i Rulindo, bamuha kakambaro kagaragaza ko umushumba agomba, kuko gakoze umugoye bw'intama, umushumba agomba guterera ku rutugu intama, agomba gushakisha umushumba mukuru,
abagomba gushakisha izo ntama zazimiye ni akambaro b'arikiepiskopi nyine bashyira ku ntugu zawo. Luciano Russo rero ati isi ntizigera ikizwa n'ababamba abandi ku musaraba, izakizwa n'uwabambwe ku musaraba n'abemera kubambwa ku musaraba, kuko isi igenda ikeka ko ibyo bintu bya Nyagasani atari byo, ntacyo bivuze. Ababyiruka rero, ababyeyi, muze kuzirikana iki kiganiro cya Nyagasani Yezu Kristo ko kiri muri iyo context y'ububabare n'urupfu bya Nyagasani Yezu Kristo, byadusatiriye cyane rwose. Turakoza imitwe y'intoki kuri icyo cyumweru gitagatifu, ni iminsi 2 gusa, maze tukumva Yezu Kristo uko agenza imbere y'urupfu, uko agenzereza abakunda. Dore ikiganiro cyuzuye gutuza, dore ikiganiro cyuzuye kurushaho kumva ko ari ngombwa gufata igihe. Muhumure, ingabire z'Imana ntabwo zishobora guturana n'ikibi. Muhumure, inshakura ntabwo arizo zigomba gukiza isi. Muhumure, Nyagasani arashaka ko mwitoza umuryango w'Imana kugira ibiganiro nk'ibi ngibi, kuyobora nka gutya, kugira leadership nk'iyi ngiyi. Muzirikane ko nimwitonda, nimufata igihe, bizabaha kugenza nka Nyagasani Yezu Kristo. Muhumure, mumenye gutegereza, mumenye gufata akanya, ngo yitonze cyangwa uwitonze akama murebe ubwitonzi bwa Nyagasani Yezu Kristo. None se murampora iki? Basisi niba ibyo haribwo nabasunikiye, nimureke kunyemera. Niba ibyo ndi gukora bita mwaretse kunyemera, hanyuma kunyica byo bije bite? Ko ntabasunikiye ati niba ibyo nkora ari ibikorwa biturutse kuri shitani, biturutse biri gutuka Imana, noneho mwebwe nimureke kunyemera. Hari umugozi nabashyizemo, ariko zibyo kunyica byo bije biti? Nkaho Imana iri kuganira n'umuryango wayo, nkaho Imana iri kuganira natwe. N'umuryango wanjye nagutwaye iki? Urampora iki? Yeremiya ati nimureke twibasire intungane, kandi akarushaho kudutera imbaraga kugira ngo abagenza gutyo nabo ngo no mu maparuwasi, no mu miryango y'abiyeguriye Imana, no mu matsinda asenga, n'abarezi n'abakoresha, twese tugenze gutyo. Bizarangira bigenze gute rero? Yeremiya ati wenda hari uyu nguyu ashobora gushukika, tukamubona uburyo tukamwihimura. We rero ati cyakora Uhoraho ari kumwe nanjye, Uhoraho ari kumwe namwe muryango w'Imana. Akintwari idahangarwa, abanzi banjye nibo bagiye kudandabirana batsindwe. Isi ntabwo izigera iyoborwa n'abantu bashaka kubamba abandi ngo bayikize. Urugo rwanyu ntabwo ruzigera ruyoborwa gutyo abantu bose bakangarana. Mwige indoro n'ingendo ya Nyagasani Yezu Kristo, ngo bazakorwa n'ikimwaro kuko batsinzwe, bazabona ikimwaro iteka ubutazabyibagirwa. Nyagasani niwe uyoboye amateka, Imana yacu niyo iyoboye amateka. Muhumure rero umuryango w'Imana, nimugenza atari nk'uyu Yeremiya gusa, nimugenza nka Nyagasani Yezu Kristo, umutsindo urizewe. Koko uretse gatoya, itonde, uyoborwe n'urukundo, maze urebe uko umuryango wawe ugenda, urebe uko inshingano zawe zijya mu buryo. Rwose Abayahudi bemera ko Yezu Kristo yakoraga ibitangaza, yakoraga ibikorwa by'ineza, nyamara bakamushinja gutuka Imana. Rwose nishimira ko Yezu yazize incarnation, nguri Imana, urigira Imana. Ibi nibyo Yezu Kristo azira ukuri, niwe kuri kwacu. Nakomeze rero kubayobora muryango w'Imana. Nigiye muri kubona
ubwo rubyiruko mubwira utari kumva cyangwa se uwo muntu ushaka kugenza gutya atari kumva ukavuga uti ibi ntabwo ari efficace. Uzongera ubyibuke n'abanyarwanda barabizirikanye ngo inkware nyabugingo itora mu ishyamba cyangwa mu itongo ry'uwayihigaga. Kristo nyir'imitsindo nakomeze umuryango we, maze twakire uwo musaraba, dukomeze kugendana na Nyagasani Yezu Kristo atuyoborana ubwiyoroshye.